Erega nkatwe bitewe n'uburyo kapo yanyu twajyaga tuyikunda. Mwayikundaga se mwigeze mutubona turi kumwe. Muri yewe nabonye inshuro irenze. Mubana se mutugerana amafoto? Nyine hehe. Mubana mutugerana amafoto? Hehe nyine. Byihorera. Uheruka kwitwa none se twamenyanye twabanye atagira telefone ya foto rifoto. Nanjye ntayo ngira. Naga ari ukumusebya ahubwo nuko ntawe ufite icyagaye undi like icyo gihe. Yari afite telefone yafata ifoto. Ifoto nziza. Nanjye sinari mfite telefone yafata iyo foto. Uheruka kwitwa n'umukunzi wawe Sheri cyangwa se bebe cyangwa mapupunyu n'ibyo utuzina nk'uko turukundo. Uheruka kubyitwa ryari? Kera nkihobagizwa bigakunda. Ubu ntabwo ubagizwa se. Ngaho mbwira nk'umukobwa w'i Kigali wamuhobagiza. Mbabarira umumbwire yawe ameze gute. Ubu waragiye nyine uratonya ku mutima. Oya meze neza. Ntabwo natonyotse. Maginga yangaya umuvandimwe bita Rugamba Ivry cyangwa se Rugamba Yves arimo arabarizwa mu gihugu cya Canada. Rugamba utamanje kutavuga ngo yasambanaga na Rugamba. Buretse gato. Barasambanye kuko nakumubazaho cyane. Intare. Noro muri ni Rugamba na Mori. Ari izibe na ukageni. Ari izibe na ukageni. Nese cyukuna kumubaza kuri Ivry. Boya buretse gato. Mori maginga yangaya umuvandimwe bita Rugamba Yves wanagufashije cyane mu bihe bikomeye wabagamo. Arimo arabarizwa mu gihugu cya Canada ndetse ku yandi makuru arimo aragenda nkurura hirya no hino. Arimo aranubaka ahantu bita mu Karumuna etage igeretse gatatu. Waherutse kongera kugushyiriraho kongera nkuko yabikoraga nka ryari kuva na kera rwose. Muri ibyo bagore ibibazo bikomeye cyane Ivry yaratabaye. Focus. Mbizi ni wowe bivuze je ntago mbizi. Nzi neza ko Ivry yatabaye. Oya. Uko igihe cyose ari inshuti. Ahubwo ibibazo bije ashaka kwigira intiti. Ashaka kuvugira nyine mugenzi we. Of course birumvikana umujama mugenzi we. Ariko ntago nabimurenganyiriza cyane. Buri wese atanga icyo afite. Niba tugendana turi inshuti wowe Jay nagera mu bihe bikomeye ugataruka ukajya ku rundi ruhande kandi turi inshuti ubizi ko hari ibyo nagufashije cyangwa twafashanyije ntago nabikugaya. Ubutanzi ibyo ufite sibyo? Rugamba rero nta bintu byinshi nshobora kumuvugaho usibye cyo kora kuba navuga gutya ngo nta kintu cyanshimishije ko hari igihe yigeze gushaka guhangana nanjye cyane muri birabihe urabizi ashaka guhangana nanjye cyane ari ku ruhande rwa Daniel. Ndanamubwirana ariko mwana ibintu byanjye se na famille yanjye wabivuye muzi ko yambajije ngo yihe famille. Nahise mubwira ati ntago nagusubiza nyine ubwo ngubwo haba harimo n'ikibazo cy'imyumvire cyangwa se n'ubumenyi aho bugarukira. Ntago nagusubiza je navuga kuri famille yanjye abana banjye n'uwo twababyaranye n'umuryango wanjye. Niba utabasha kubyumva ni ikibazo cy'imyumvire yawe ntago ari icyanjye sibyo? Naramusabye ko yabivamo akajya ku ruhande mbona ntari kubyumva neza. Ake Ivry wajya kumutengwa cyane kuko ari igihe yajyaga kubakiza we na Dani mwashwanye ugahita urakara ugashaka kubatimburana. Nkuko wamutimbuye bwa mbere. Ibyo ni ibyawe. Yatimbuye Dani se? Yego sha. Oya. Imbere y'ubuyobozi. Kandi ibyo bintu urabikunda. Ibyo ni ibyawe ntabwo gema. Umva ijambo rimwe kuri Rugamba. Nagiye nifuza ariko wambugana no kubivuga simbizi bikanjabuka bitewe n'uburyo ubumbaza mushaka wowe ushaka ibintu nyine byo kandi ibyo gese ibyo ndimo kano kanya. Ikintu kimwe cyonyine cyanshimishije kuri Rugamba nuko yabyaye umukobwa nkaba narabyaye abahungu byonyine. Uzamukoramo akazi? Oya ntago ari byo ntacyo mvuze ntiteranye. Ariko ikintu cyanshimishije kurushaho nuko yabyaye umukobwa ngiye nkabyara abahungu. Nyine nashimishijwe nuko twese turi ababyeyi. Ariko sibyo gusa nyine harimo ubutumwa bukomeye cyane. Hano Mori usa n'umuntu wakuririza ibintu ushobora kuba utababarira. Oya genda babarira ndi n'umuntu ubabarira buriya. Ahubwo umuntu ntababarira n'umuntu utansabye imbabazi nyine wa muntu ufite ego yo kumva ko je sinasaba imbabazi like ngomba kubyimba pride nyine. Ngeyo nzanyo pride nyine ubwo ngubwo ndakwihura ntago nakubabarira utansabye imbabazi. Ariko ubundi kubera ko nzi ko nanjye nkora amakosa kandi jewe iyo nkosheje nsaba imbabazi. Nanjye unkoshereje ukansaba imbabazi ndakubabarira mama. Ako uzgo iyo nkurebye jewe
mbona ushobora kuba wabasha gukura gute gukura abagabo niba ari n'ikintu cyanyihishe n'icyo ngicyo ahubwo bigenda bite ese umuntu wabanye n'umuntu udafite telefone itanafotora ubwo umuntu arakura koko ngaho nyumvira nawe ukuntu ubukurije ibintu nakubwiye ko twese ku rwego twari turi kumwe wese wabivuze hari arata mori mbabwiza ukuri urwego twariho twese ushobora gusanga na telefone zari zitaraza ibyo nkubwiye nyine ntabwo uzi gukura none tugiye turaganira mu buzima busanzwe nk'ubu ndamutse ntabyo nzi imana umuntu uzi gukura ntabwo batunze agatelefone nk'aka nk'ubu ndamutse mvuze ngo mori nimujyanye kuri date buretse gato nk'ubu ndamutse mvuze ngo mori nimujyanye kuri date sipoza ko nyine ari nonaha nyine aha ndi kuvuga ngo sipoza ko ndamutse mujyanye nonaha kuri mori banza wumva ariko mori ntabwo arimo kuvuga ari urugero arimo gutanga n'urugero uzi ko yagize ngo ni reality nyine se ubu bikira reality kugira ngo ndebe ubaze nyine ntabwo ntacyo cyaje ubaze tugiye n'umuntu wanjye ariko tugiye ahantu mu kabari urumva warya iki mu kabari se sipoza mu kabari ngewe uzi ikintu kinjyanayo nyine urumva warya nk'iki nonaha ikiri ku mutima wawe ni nk'iki urahita unjyanayo se oya ni urugero urugero ruratanga iki ndashaka kumva nshaka kumva ibintu biri kuri gu yawe kuri gu yagiye nkunda inyama agakwavu nkunda inyama y'inkoko agakwavu nkunda inyama muri rusange sibyo agakwavu wakamara ubumwe byaterwa n'ukuntu kangana icyo kunywa wahita unywa icyo kunywa mu kabari mwikira nywa amazi cyangwa fanta ka ruinari ntabwo wakoraho agaki ruinari agashampanye oya ntabwo nzi amoko y'amashampanye ntanakura da ntabwo mba nzi ntabwo nzi amoko y'inzoga ntabwo ari ingegera ntabwo ari cyane byose ibintu byo kurwana byo yabyiza kurwana byo urumva muri primeri hari ukuntu koko se ni muri na Rwanda ntabyo narinzi Morini yari kumwe na Dani ako Dani mukuru yari kumwe na Dani imbere y'ubuyobozi bro namukubita ikizo bro Dani ntago ajya abasha guhekenya yako je nawe nimabateranye kandi bashaka gusubira mu rukundo bashaka gusubira mu rukundo nawe nimabateranye Dani kubera yuko hari icyubahiro mugomba yego uguraje unsakurize ngo bwe n'abandi bansakurize urumva habaho mu buzima ibintu byose bibaho kubera impamvu kandi umuntu wese atanga icyo afite niko nkunda kuvuga ntabwo njya mva mu kiganiro ntabivuzeho hari ibintu biba byarabayeho hakabaho kutumvikana hakabamo amagambo uburyo umuvandimwe wamuhongora amenye hakabamo gushyirana hanze nyine ku buryo umuvandimwe wageraho kumuhongora amenye ntabwo uri mutuma mvuga icyo nshaka kuvuga ni wowe wayakuye kano kanya ndashaka kugusaba ese ni Mori ni wowe wayakuye uri kumva Jay Mori ni wowe wayakuye Dani ntabwo akutse amenyo ariko afite amenyo oya nose ko bambwiye ngo nose namuhungu yamenye wigeze umubona n'ibihanga oya Dani nta bihanga afite umutimbura ntabwo makuru yagiye hanze mutimbura se wari uhari ariko je wigeze ubona afite ibihanga cyukunda gusebanya mashwari se iragaragara ngo ari shinjo armarase urabona nabise ngo ari shinjo gusa uzabaze Clapton ibi mvuga ntago ari ukubeshya Patrick uzabaze Clapton azakubwira ngo saba ari kugira se kuryiwe saba ari kujyana kwa Clapton nawe ngo ni mu bantu ngo bafata hariya ngo abantu bakoresha komande nziza cyane bakoresha se kuki mukunda gusebanya nose ibyo ngibyo bije bite Mori noneho Dani yamukoreye ikira yamaze Mori ntibyagenze bitera ngaho nyumvira muramusembura no kugira ngo muharabe ntago bikunda ahubwo reka mbasabe ngewe Jay reka mbasabe ngewe imbere y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi next time numamagara tugiye kuganira ni ukuri kw'Imana Dani uzamushyire ku ruhande ndabisabye none n'undi tuzaganira dushobora kuganira no ku bindi bintu dushobora kuganira hari ibintu byinshi byo kuganira n'abanasubiramo nko kwa mukubise kandi si ibintu byo kuganira oya Dani ujye umushyira ku ruhande bantu Dani ni papa w'abana banjye hari respect mugomba genda mufana y'umurengera bavuga umurengera
y'umurengera ngenda mufana niba hari aho natanye nkagira intege nkeya nk'umuntu nkamushyira hanze bidakwiye nakoze ikosa nk'umuntu sibyo ntabwo ariko biguha impamvu wowe igihe cyose buri uko umbonye Dani nonese Mori tubigenje gutya baretse gato tubihagarika uyu munsi tujye tuganira ibindi bintu tubigenze gutya tuzongera kuzana Dani tubigenze gutya hano kuri Kasuku Media TV nicyo tubereyeho urugomba nicyo tubereyeho oya reka guseka Mori wakana biseriye nanjye kan biseriye okay ndagusabye ndakwinginze nkuko ubisabye yuko atazagira umuntu uzongera kuvugisha kuri Dani nanone ngo nyine buretse gato ariko nanjye mvuga ariko buretse gato nanjye mvuge uvuga ibyo akora uvuge ku miziki ye nasohora indirimbo yivugeho ari shyashya ariko ibintu byo kugarura ibintu mwose indirimbo hanze na Christine ajya yivugaho nyine buretse gato sibyo none se kubizi neza ko wagiye umushyira hanze umuharabika ukamusiga icyasha ko ntandeza atanga ndetse natwe tuzakomeza ibindi uzamusanga mu ndaya bituma n'imiziki ye twumva twenda kuyanga pe none ndagusabye sibyo ndagusabye hano kuri Kasuku Media wamusabye imbabazi akavuga ngo twe uzi dusaba oya ni wowe mutuzaniye ni wowe mutara none se ubwo se none se gusaba imbabazi umuntu arabyuka kumva agiye gusaba imbabazi umuntu nago ari wowe uzanga umbwire ngo wamusabye imbabazi kuri Kasuku Media byatunezeza tukongera twaramura icyo cyubahiro uvuga ko umugomba niyo miziki ukagiye promote tubabarire kuki ntabigusaba se kano kanya ahubwo ukabyubahiriza wajya umbona tukaganira ibindi ndagusabye ngewe mbinkorera icyo kintu Dani ngenda mufana cyane nkorera icyo kintu uvuga uti papa waba naraguharabitse ntabwo namuharabitse urumva urashaka guhindura interuro urashaka gukoresha umuntu amakosa yemere ko yamuharabitse se kandi atarabikoze kandi mwabireka mbabwire niyongere guseka ndagusabye naseka urashaka ngo ndire urashaka turi mu makuru abagira ngo akomeze nk'umuntu nyine w'innocent nk'umuntu uri innocent nose urajya ngo ndire no gerageza nararize mwana nago nyirira yarakamye gahunda ni ureta hinduka nuko nguko wabaga bari imbere y'ubuyobozi akahita mutimbura ndamaze nganyumvira wamo aravuze nganyumvira wamo we natimburaga ni wowe ahubwo ngiye ngusabye imbabazi nanzi kubeshya pe impamvu yamu ngewe kesi yabo Patrick urayizi niba ari cyo cyambere cyambabaje urumva ngerageza no gushaka kwegera Dani ahita ndakarira urumva ngo gute na gute yanga no kujya mu ndirimbo yawe none wumve ko ngewe naranahamagaye Maureen ngiye kumuhereza 350 kugira ngo nibura basi ajyana umwana ku ishuri anamugurira gahunga ariko ave mu itangazamakuru noneho ndavuga ntika mubaze Maureen twararaga amajoro na Ivry ariyo mpamvu nkunda kumubaza kuri Ivry twararanye amajoro tugira ngo Maureen na Dani ibintu byabo bigende neza urugamba ni indyarya nawe ni nk'izindi zose urumva yirindaga kuba yakivanga mu bintu byanyu ibyo bintu ni birebire Patrick no ikosa riba uzabaze muramere Regis ibintu bya Maureen na Dani ni inshuti yakadasohoka pe ni inshuti barakorana ni inshuti yanjye barakorana oya twarakoranye ariko ntitugikora so kurimo gwakanaga numva barakoranye twarakoranye kuri wabyumvise urumva noneho uzabaze muramire Maureen ni wa muntu mupanga gahunda urumva ati noneho ntongeye gukubita Dani ukaje kumukubita buri munsi ukaje kumugomba ngo yongeye amutikuye ngo yamusatira gikurira igipangu ngo baratimbuye none zo ugeragereza ufungira na umuntu nagomba kujya agenda igipangu se ningegera nawe ntugaseba cyagengera wawe byagenze dute abashaye sinayimari none zuba waramubonye ako nimugasibanya nawe uruhari pe uvuga ngo yuriye ngo igipangu ngo mpita nkubita ahari Nyamirambo ahantu baka Nyamirambo twakoze n'ikiganiro twicaye twakoze ikiganiro twicaye ku gasima Maureen n'indyarya shaho uzi ko burashobora kwigirisha nka kuriya kugira ngo tugaragaze nkaho wenda tutabeshya cyane nyine kandi ubwo ngo mwigize abantu ngo murampinduye ngo ninjye ubaye indyarya kubarusha muri indyarya ndagutinye muri mukanya arimo asingiza umuntu oya ngiye kumva numva ngo niba naramutikuye naramaze nose ubwo ko mukomeza mubinshinza bitara nawe niyo bihakanye niyo nawe naramukubise se ko njye nawe Maureen ni sasura no kuri za TikTok ubwo namugeze ngo niba namukubise ko nikubitiye umuntu wanjye muri nawe ko yasaze muri bigo ry'umwanya muri kurengana nawe wakubise umuntu wawe umuntu wanjye Maureen aramuzi siri umuvuge yaranyibwira ati Maureen nibwo nemeye kari isasu
urokotera ngo nagiye kubona mbona ngakuyemo urukweto bwa ntunshinga ucaho karatata umwana yakagukoreremo kandi niko yamenesheje amenyo yatari Sada nora murebe asanga n'amenyo afite mashwari mo ndavuga mashwari je mba nkubwira bihinduye isura utazongera kuvuga dani uko wiboneye arewe ariko nawe ntuzongera kumukubita kiwanje utazongera kuvuga dani uko nawe wiboneye ntuzongera kumukubita ni jewe Dani Patrick ni nawe jewe mwembi imana ariko nawe ntuzongera kumukubita nyine ntuzongera kumukubita nawe ako sigo kariko namwe mugira shawe no Padri Morin uzikunda ateye buriya nura nk'abari abagore bari kuri za TikTok hageze mu mumenyeraho gato ariko kimwe kitwa cyane cyageze hano kigaragara no kuvuga ariko se Mori yagikubitiya Mori mbabara ubwiza ukuri uriya musore ngo ni cacana mwapfuye oya twahuriye kuri live bya bindi byo kuri live kuma channel kuma pano ya TikTok muri gusaba amacoin oya je nta yego komana wari wambona nubwo mwana ni mushaka ngaho nyumvira Suze rwe hasa komana namwe maze bigenda bitise maze numva ari gushaka gutukana numva ari kuvuga ngo umuntu ngo ufite isura idashamaje avuga wowe oya je se yanyiyongoza nuko abaravuze yavugaga imikinege ngo afite ngisura idashamaje yavugaga imikinege oya wimuzanamo nawe ariko nyine niba utangiye kuvuga ikibazo gere mu misi bandamuwaje tse uraseka abantu bisura idashamaje wowe yawe irashamaje nuko ubundi byatangiye ubwo nyine urumva atangira kumpa ibyanjye none se ko numvise nawe uvuga ibitutsi bikomeretse yewe ko wajya ureka kumbeshya more no kajya more ibitutsi wavuga ibitutsi wamubwiraga bikomeretse ara da bigeze ubona dutukana cacana siyavuye twakoze na fair play namubwiye nari bigiyeho se ko ntago twari ariko yari afite ubwoba yavuga n'abantu babizi guce k'abantu wala namuhaye na Chelsea ndamubwiye ati utwari wose atumye yahise ataha ubundi bari kuba kiri hano oya nari biri yatinye kubona yaba ku mutimbo mu minsi yashize hari ubukwe bwabaye ariko sinigeze nkubonamo ariko mwana bimuramya mwana oya ntago ari jewe turi kudusurira oya meretse kutakubona mu buretse gato meretse kutakubona mu bukwe bw'umuvandimwe bita Aga Promoter ndetse na Miki kuki utagaragayeyo shana agombaga kubutaha ariko ntago byankundiye kubera impamvu zanjye nari buvuge hano ariko oya ntago natwerereye sindi bubeshye nanone ariko nuzo ugomba kujyayo utatwereye ushobora gusanga ari nabyo byatumye wenda biri mu byatumye ntajyayo ko nzi neza ko magingo aya ngaya ubushobozi bufite Morin utakimeze nka kera aza kubuza umuntu wari kumwihera amafaranga ngo oya ameze neza Morin ameze neza ntugatumye oya se umuntu wamushyira kuri momo yabireka ntabwo nabashije gutwerera ntabwo nabashije gutaha ubukwe kandi ibyo bibaho ntabwo ari ibintu byatari nta nubwo bibuza ubukwe gutaha gusa bwari bwiza naranabyishimiye bwari ubukwe bwiza bushimishije Imana izawubatse abantu bakomezaga kugenda babatega iminsi ngo Aga ntazabana na Miki ndetse abandi ukabona barimo baragenda bagarura amavideo ya Miki avuga kuri papa wa Aga Promoter wowe ku giti cyawe urabona bari abantu badakundana bya nyabyo ku buryo abantu babatega iminsi urumva ntago ndi mu mitima yabo wa mugani wa Patrick ariko nanone ibyo ni iby'abantu nyine hari abantu bakumunanda yazubaka none si ibintu by'abantu biba bizwi n'abantu babiri kandi urukundo ruratsinda burya hari abantu bavuga ko nanda yagenda kose izihe ndaya se ibintu njamara kumara yifu uba waramuguze ibintu njamara kumara yifu nyine ni iki gituma ufata umuntu ukamwita indaya uba waramuguze ndabizi se shaba bivuga mwana niba waranyuzeyo oya waranyuzeyo waraguze wenda uba wemerewe kubimwita ndabibona babivuga ariko simbikunde abantu nyine bavuga yabo ngo nibuzataha ubukwe ngo nibazabana like abantu bavuga ibyo bashaka cyane ko bibaye byiza cyane ibi bintu byacu uru ruganda tubamo bibaye byiza twajya twifurizanya ibyiza twajya twifurizanya ibintu byiza tugafatikanya tugashyigikirana byaba byiza kurusha uko bimeze ibyo kuba kose ubukwe se atamurutirire ibyo wabibonye utiri ko ntabwo nabibonye yavuze ko rwose ngo se waga ngo nta kintu avuze imbere ya Irene inde ngo Irene ni umuntu wamufashije cyane ngo ku buryo se waga rwose nta kintu yaba avuze imbere Aga niwe wabivuze niko Miki yavuze ntabwo nabibonye rwose ngewe umuntu witwa Irene ni igikoko kuri njye yangiriye neza yankora ibintu byinshi cyane so tankorera oya ibyo ntabwo nabibonye nta kintu mfite nabivugaho kubera ko ntabwo mbizi mu by'ukuri yego Morin ku munsi w'ejo hashize umujyi wa Kigali watanze itangazo rivuga yuko hari abantu badakaraba rwose
kandi ni wenda niyo harimo n'abakarabye bakaraba nyine ni bake. So wowe iyo urebye ubona ko icyo kibazo gihari abadakaraba se nyumviraga ikibazo bambajije ni itangazo ry'umujyi wa Kigali watanze wokabyarawe ni ukuri bagize neza kubera ko isuku n'isoko y'ubuzima hari abantu ujya uhura nabo hari abantu nawe ujya uhura nabo bafata uyu muntu rwose ntiyakeye cyangwa se ntiyanakarabye. urumva niba ari n'imyaka urumva iyo umuntu agenda akura hari ibintu agenda ahindura. Jewe imyaka ngezemo niyo kumayindinga my own business. No. Mu muhanda ntabwo nagenda ndeba. Bivuze ngo uzatambuka mu muhanda. Uri kumva? Nutambuka mu muhanda ubone wenda nk'umwanda ugenda utavuze ati ahantu hari umwanda ariko ibi n'ibindeba. Mbonye icyo gihe rero ntabwo wabura umunyarwanda. No kubera iki sunyambuye ubunyarwanda. No ntabwo wabura umunyarwanda uri muri afatikanya n'abanyarwanda mu Rwanda. Matambutse nshobora no kubasukura nta kibazo sibyo ariko Jay nkubonye utakarabye ntago bindeba ibyo ngibyo. No kuki utavuga atari ku muvandi kugira ngo tugerane muri vision twese turi ensemble wajya ukaraba. Je ntakugoye rwose utaranashyiraho ibintu byinshi ntago bindeba ibyo bakabana badakaraba ntago bindeba umuntu wumva ashaka gukaraba arakaraba udashaka gukaraba ntago akaraba n'ubuzima bwe. Kandi ubwo ntabwo we iyo gahunda ntikureba. Iyo gahunda ntago indeba ngewe. Jeyo ntago ari yanjye cyane rwose cyane ko abanyarwanda basirimutse wana abanyarwanda bikagera naho umujyi wa Kigali utanga amatangazo yo gukaraba. Muze murashaka mvuga iki? Arabonye numva mbwira badakaraba ariko nawe tinyakubabwira nuza nawe mfite Mori nawe nzi neza ko afite abashuti badakaraba. Ni nayo mpamvu ningerageje kuba namubaza icyo abivuga. Abashuti badakaraba nabo mfite. Mori ugira inshuti ra? Nabo mfite. Ari inshuti ufite? Badakaraba nabo mfite. Hari umuntu wese atagira inshuti. Mfite inshuti nkeya cyane ariko ndazifite. Mori tugana ku musozo ni nk'ikihe kintu wakwibasabira Dani nanone? Dani nanone mfite icyo musaba na mutelefona nkakimusaba ntabwo nabinyuza kuri wowe. Kandi rero umuvugisha. Ntabwo nabinyuza. Kandi rero kumuvugisha avuga neza bari. Ndabizi neza ko rero kumuvugisha. Nyine ubizi. Ejo bari kumwe. Eka? Ntabwo Mori yageza gutanga raporo ngo uyu munsi navuganye na Dani ngo ejo ngo twabonanye ibyo ntabwo yabivamo. Nubwo mfite icyo musaba nakimusaba mbicishije ahangaha. Namutelefona nkamubwira ngo ndagusaba ko bigenda gutya ako mbere wajya kubinyuza hano akanyikiriza no kuvuga ngo wasanze bari mu makosa no kuvuga ngo ugiye kutugira injajwa no kuvuga ngo ugiye kutugira injajwa mbere wajya guza ukadutakambira ngo tubimubwire yego nawe ukabivugira kiriya gihe nubwo mbeshye ngo narazaga nkabatakambira ngo mumumbwirire kiriya gihe ni kuriya byagenze sibyo ubu rero no kuvuga ngo ubu no kuvuga ngo utwihenuyeho uzabage wifata ntabwo mbihenuyeho ariko nunankange ntabwo mbihenuyeho ariko nunankange urumva ariko uburyo bwiza bwo gusaba umuntu ikintu ntabwo ari ukubicusha kuri kamera cyane cyane ko mwebwe nyine urabizi ntabwo muba mubishakira icyiza na gato muba mushaka ngo mubisesengure. So do you love him? Uyu nguyu yasabye ibi ngibi. Do you love him? Uramukunda bivuye mu Kinyarwanda. Iyo bivuze ngo bivuze gishize mu Kinyarwanda hari igihe atabyakira neza. Uramukunda? Oya nkunda abana twabyaranye. Urukundo rwose nsigaranye niko nakubwiye. N'urw'abana banjye. Nta na gake gasagukaho. Rwose n'urw'abana. N'inkuba. None se ko hari video igaragaza we na Patrick mumeze neza. Nawe hari yawe ihari. Ikibazo se uburenganzira bwacu. Ariko se nawe ko hari yawe. We na Patrick muranarisha. Uburenganzira bwacu. We na Patrick yari muranarisha. Nawe hari yawe. Patrick urubingo aransuma. Nawe hari yawe ihari. Umukunda bingana iki? Indese. Patrick ni umuvandimwe. Ni inshuti yanjye ni umuvandimwe. Yagiye akuba hafi. Ndanamukunda kuko ari inshuti yanjye ari n'umuvandimwe. Ariko nawe hari video yawe ihari na Mori mbona yicayeho. Yagiye akuba hafi. Ari video yawe na Mori nabonye yicayeho. Niwe ngo yagiye kuba hafi Mori. Akoze ko ibyo wiza shaka kubivuga. Niyo mpamvu njya nanga no kubaha ikiganiro. Nyumvira nk'ibintu muri kuvuga. Ari video yagaragaye ariko nyanga itarajyana sinzi. Ntabwo ibyo bintu ari byiza. So Mori twishimiye kubana nawe kandi waduhaye ikiganiro cyiza cyane. Bantu bamudukurikirana umunsi ariko disi nimuzongere mubireke biriya. Mujye munganiza nka Morini na Dani nimuhura mu muganirize nka Dani.
ngewe nyine mbe Maureen na oya humura ubwo noneho urumva muramuvangira ubwo noneho umunsi wa none utubwiye uti muri kumuvangira ibintu bimeze neza nta muntu uzongera kubibazaho rwose pe byaba bimeze neza byaba bitameze neza nta humura rwose ntabwo nkibibashakamo nta muntu uzongera kubibazaho rwose humura kabisa nirega niwe wabituzanagamo iyo tukubonye rero tugira ngo ibibazo biracyahari tukagira ngo wenda twongere tubicoce utagira ngo wenda hari indi mpamvu mwarabikemuye se cyangwa mwatumye bibyimba ahubwo oya rero byarakemutse Mori uzi ukuntu wabaga umeze mbere utavuga ushihura nugira gute ariko ubu ngubu gukubona rutanga icyo adafite nibyo nari mfite kiragiye ubu ngubu nabwo ibintu nibyo rero ubu gukubona n'ibyishimo nicyo kintu cya mbere cyanejeje unabyumve pe wumve rero ko kubera ko magingo yanga ibintu bimeze neza nta n'umuntu uzongera kubizamo yewe niyaramukajemo n'ikibazo ntuzongera kubitubonamo bitwiyamyemo se oya urumva niba nje ngo tuganire Jay tugomba kuganira nyine ibintu byacu hatajemo undi muntu udahari ibyo biba ari byiza cyane kurusha oya nta kibazo cyane ko nyine buri wese atanga icyo afite kiragiye nyine nabahaye ibyo nari mfite aka kanya nabwo ibi ndi kubaha nibyo mfite mwakire rero ibyo mbahaye ntaho ubona ko ushobora kuba wararengereye mu byo wavugaga urumva mu bintu byose bibaho burya ntawe usangira n'udakoramo icyo gihe ntabwo byaba byitwa gusangira umuntu wese asangira n'ukora ariko nawe uremera ko hari waba warigeraga ukarengera mbambwira icyo bisobanuye ibyo ngibyo mvuze kuba ntawe usangira n'udakoramo mu bintu bibaho byose ku bantu babiri bafite icyo bahuriyeho cyangwa bafite icyo bahanganiyeho cyangwa bafite icyo bapfa burya bose babikoramo amakosa ntabwo wavuga ngo ni uruhande rumwe cyangwa urundi urumva haba habayeho ikosa hakabamo kutumvikana hakabamo kutaganira ngo mukemure ibintu then muri urwo rugendo impande zose zikabikoreramo amakosa yego rero njye nakigira innocente ngo mvuge ngo ndi perfect oya nanjye nabikozemo amakosa akomeye cyane ariko icyiza kurushaho cyangwa ikiruta byose ni ukuba wabimenya ukavuga ngo aya makosa uko byagenda kose ntabwo nakongera kuyakora ahubwo nareba ubundi buryo nahindura Mori umunsi wa none haramutse hagize umuntu ufite urukundo rwa nyarwo akakwaprocinga wamwemerera azaze turebe ibyo ari byo nuba umutima urafunguye oya nta kibazo sansana nta kibazo urakoze cyane rero ku bihe twabanye muri iki kiganiro kandi ibyo watubwiye twumvise ndetse turahamye neza tudashidikanya ko tuzabikurikiza sibyo sansana bless up